Mbanje kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi, nanashimira aho umaze gukanda kuri subscribe, like na share. Nawe utari wahakanda ndagushishikariza kuhakanda kugira ngo ubashe gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Muri kano kanya tugeze mu gice cya kabiri cyo kubasha gusobanura amazina y'abantu, njye bagezaho ibindi nkuru nziza Joseph cyangwa Jeff. Iyi ni Jeff Cat TV, mbahaye ikaze. Mu gutangira turahera ku izina ry'umukunzi wacu wadusabye kumusobanurira izina muri comment y'igice cya mbere cyo gusobanura amazina, izina Camille. Camille ni izina rikomoka mu rurimi rw'igifaransa, rikaba risobanura ufasha padiri mu gihe cy'imisa cyangwa umuhereza. Izina rindi tubasha gusobanura ni izina Dina. Dina ni izina ryitwa abana b'abakobwa, rikaba rikomoka mu giheburayo Adena. Dina rishobora gukoreshwa mu Cyongereza, mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Mu Cyongereza ba Dina babita ba Dena, aho mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa bakabita ba Gerardine. Dina ni izina ryitwa abana b'abakobwa, rikaba risobanura gutaka cyangwa kudekora. Izina rindi tubasha gusobanura ni izina Eric. Eric ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, risobanura umuyobozi w'ibihe byose. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, iyo ari umukobwa bamwita Erika. Bimwe mu biranga ba Eric: Eric ni umuntu ushabutse, dynamic, ukunda ibirori n'ubusabane, wizeho kugira igikundiro kandi uberwa mu myambarire. Eric ibyo agezeho mu buzima abisangira n'abandi, nubwo rimwe na rimwe agira ukuntu yikunda. Eric azi kwemeza abantu, bityo abantu bakabimukundira, akagira ndetse n'inshuti nyinshi. Akunda gukora siporo akanabishishikariza abandi buri gihe. Iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakora siporo. Eric yigirira icyizere gikabije ku buryo akurizamo kwiyemera, ku buryo aba yumva abantu bose bamufatiraho urugero. Mu ishuri aba ari umuhanga, iyo akiri umwana bwo aba agundira utuntu twose ku buryo adapfa gutanga. Eric kubera ukuntu asabana, aho ageze hose aba yisanga, amenyana n'abantu vuba bakanamenyerana. Akunda gutembera no kureba ibintu nyaburanga bitangaje, kandi akunda ubwisanzure cyane. Ibintu by'ubucuruzi biramuhira, ndetse no guhuza abantu, networking. Ni umuntu uzi gushakisha ku buryo n'iyo atabashije kwiga atajya buri icyo akora. Irindi zina dusobanura ni izina Diane. Diane ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini Diviana, rikaba bisobanura umuntu ukomoka ku Mana. Diane ni izina ryahawe ikigirwamana cyari gishinzwe urumuri ndetse n'imihigo mu gihe cya Roma. Bimwe mu biranga ba Diane: Diane ni umuntu byoroshe gutereta kuko ahita aza byihuse nta kugorana. Ni umuntu uzi kurimba kandi uhora akeye. Diane ni wa muntu udafata ibyemezo ngo abigumeho, kumuhindura biba byoroshye cyane. Mu rukundo Diane niwe ushiramo imbaraga nyinshi ndetse agakora uko ashoboye ngo umukunde. Azi gutanga kwita ku bantu ku buryo yagushatse wowe musore utamucika. Akunda umuryango we cyane, aba yumva arizo nshuti zihambaye afite. Kugira ngo agere ku byo yiyemeje aba akeneye abantu bamutera umwete agakomeza ibyo arimo. Aba ashaka gukora akazi gatuma agaragara, nk'ibijyanye n'imideri, kuvura n'ibindi. Ntabwo agundira amafaranga, ni wa muntu urekura cyane, iyo ayafite ayamarana igihe gito. Ni wa muntu witangira ibyo arimo gukora kuko yanga gutsindwa cyangwa kutagera ku ntego ze. Izina rindi tugiye gusobanura ni izina Henriette. Henriette ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa, rikomoka kuri Henry cyangwa Henry, izina ryitwa abagabo. Henriette bisobanura umuyobozi w'urugo. Imwe mu miterere y'aba Henriette ni umuhanga, ntakunda kuvuga cyane, akunda gutegeka cyangwa kuyobora kandi akarakara vuba. Ariyemera, yigirira icyizere ku rwego rwo hejuru, agira inzozi zikomeye, agakunda ubukire.
Henriette ahora ashakisha iterambere ndetse no kuba umuntu ukomeye, ntakunda kwicara hamwe, gusa kenshi usanga imbaraga ashyira mu byo akora zitangana n'umusaruro akuramo, akenshi biba bidashamaje, agira akavuyo, ni umunyamatsiko kandi ntaguma hamwe, icyo akunda uyu munsi si cyo aba agikunze ejo, akunda impinduka, ahora ashakisha umuntu bahuza mu buryo bw'ibitekerezo, gusa nanone akanga umuntu umusaba kugendera mu murongo runaka. Henriette akunda kwigenga, kwishimisha mu buzima, agira igikundiro kandi aho ari abantu baba bifuza kumwegera. Iyo akiri umwana Henriette biba ari byiza ko areranwa igitsure kuko aba yumva ashaka ko ibyo yifuza ari byo byakorwa, agira ishari kandi agakunda utuntu niyo twaba atari utwe. Bimwe mu byo ba Henriette bakunda, Henriette akunda kubona abantu bamukunze cyangwa se bamwitayeho, nicyo gituma akora uko ashoboye akiyitaho, akanambara ibintu bihenze kugira abantu bamwiteho, ashobora guhitamo umukunzi akurikije ubutunzi, izina afite muri rubanda n'ibindi nk'ibyo, ariko mu by'ukuri icyo aba yifuza kurusha ibindi ni urugo rurimo amahoro n'ubwumvikane. Akunda ibikoresho bihenze byo mu nzu kandi agashaka ko umugabo we amushimagiza. Akunda gutembera no gukorana n'umuryango w'ingendo zo kumenya ahantu hashya. Mu mirimo ba Henriette baba bumva bakora harimo icungamutungo, ubuganga, imideli ndetse n'ubugeni. Izina rindi tubasha gusobanura ni izina Alice. Alice ni izina rifite inkomoko mu Kidage ku izina Iris Germanique, rikaba bisobanura ukomoka mu muryango ukomeye w'abakire. Hamwe usanga bandika Iris, ahandi bakandika Alicia, ariko byose bisobanura kimwe. Bimwe mu biranga ba Alice ni umuntu ushabutse, uzi kwambara neza no kwiyitaho, ariko usanga ari umuntu wiyemera, akaba yabwira abandi ko yambaye neza cyangwa ko ari umukobwa mwiza. Alice akunze kuba ashabutse cyane, amenyera abantu vuba cyangwa akisanisha n'ahantu ageze, aba yifitiye icyizere kandi azi kuvugira mu ruhame. Alice uzasanga ari wa muntu ukunda gukora imyuga cyangwa akazi gatuma ajya ahagaragara akaboneka cyangwa agahura n'abantu benshi. Alice akunda gushimwa, aba yumva ko ikintu cyose akoze yashimirwa cyangwa abantu bakamubwira ko bagikunze. Alice akunda akazi ke bitewe n'ukuntu aba ashabutse, inshingano ze azigeraho vuba, agira amatsiko cyane bigatuma abasha kwigana abandi ndetse no gusesengura ikintu cyose yumvise. Aba ari umuhanga, azi gukemura ibibazo, ariko rimwe na rimwe arangwa no kugira akavuyo. Irindi zina ni izina ry'abitwa ba Vestina. Ba Vestina bagira ubuhanga bwihariye bwo kugera ku byo bifuza, bibaha imbaraga zo gufata umwanya w'ubuyobozi kandi bagahora ku mwanya wa mbere mu gihe cyo kuyobora itsinda. Umwe mu busobanuro bw'izina Vestina. Vestina ni izina ryitwa abana b'abakobwa, ritazwi inkomoko neza aho ryaturutse, gusa abahanga bagaragaza neza ko umuntu wa mbere wiswe iri zina ari umugore wahowe Imana muri Carthage mu 1600. Bimwe mu bikunda kuranga ba Vestina bagira imbaraga, ishema n'ubutwari. Gukurura abagabo ntibiri mu byo ba Vestina bitaho. Vestina abona ko ubuzima bwe ari ikintu cy'ingenzi cyane, bityo akaba ari bwo ashyira imbere y'ibindi. Nubwo utuntu duto dushobora kumushimisha, ntabwo bihagije kubaka umubano uhamye na Vestina. Ba Vestina baba bakeneye umuntu ushobora kubumva, ariko kandi akaba ari umuntu uzi guhangana n'ubuyobozi bwabo. Mu bijyanye n'urukundo n'amarangamutima, Vestina aratuje cyane, yirinda ibihe bidafite ibyiringiro by'ejo hazaza, akunda gufata umwanya we mbere yo gushinga urugo, arategereza akazahura n'umuntu bakwiranye, ntabwo apfa guhubuka, bisobanuye ko ashobora gutinda gushaka kubera gutekereza igihe gikwiye.
Mu buzima busanzwe Vestina ntabwo akunda kuvuga, agira inshuti nke ariko z'ingenzi mu buzima bwe. Aratuje cyane, umuryango we awitaho cyane. Mu bisanzwe ni umuntu ukomeye ndetse ukunda gukora cyane, ariko iyo ananiwe noneho bitwara igihe ngo abashe gukira. Niyo mpamvu atagomba kwinaniza cyane, ubundi akwiye no gufata umwanya uhagije wo gusinzira kugira ngo abone imbaraga zo kuzakora ejo. Zimwe mu ngingo z'aba Vestina ziba zifite intege nkeya harimo amagufwa, igifu, umutima. Ntabwo twabashije kumenya ubusobanuro bw'iri zina kuko abashakashatsi bagaragaje ko ari izina ritabashijwe kubona ubusobanuro bwaryo. Izina tugiye gusorezaho ni izina Augustine. Augustine ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu kilatini ku izina Augustinus, rikaba risobanura ukwiye kubahwa cyangwa se uwubashwe. Hari naho bisobanura uwimitswe. Bimwe mu bikunda kuranga aba Augustine ni umuntu utuje cyangwa se ucecetse, udapfa kugira uwo yizera, bamwe bakamubonamo ubwirasi. Ni umuntu urangwa no gukorera kuri gahunda, udapfa kureka icyo yiyemeje gukora kandi uzi kujya inama. Ni umuntu uvuga make, ugira ibanga kandi ukunda abantu. Ibintu bye abijyana gahoro, ntahubuka, aritonda kandi agategereza. Kugira ngo ube inshuti ya Augustine biragoye cyane, kubera ko kugira inshuti ashobora kugutega imitego ngo arebe niba koko uzawusohokamo amahoro, abone kukwizera, ubone kuba inshuti ye. Augustine ni umuntu uzi kwita ku muryango we no ku bamuzengurutse, nta bintu byo kwikubira agira. Ni umuntu uba uzi kurimba, kwiyitaho ku buryo numubona inyuma uri buhite umwubaha nta kindi aravuga. Ba Augustine bakunda kwiga amasomo amara igihe kirekire kuko kuba ari abahanga bituma batarambirwa, ahubwo barushaho kunguka byinshi. Ba Augustine iyo bakiri abana baba bitwara neza, ari abahanga, bakunda kumara amasaha menshi bari gusoma ibitabo bitandukanye. Gusa ababyeyi babo baba bagomba kumutoza kumenyerana, gusabana n'abandi, ntabe mu bwigunge. Naha dusoreje, njye wabagezaho ibindi nkuru nziza Joseph cyangwa Jeff. Iyi ni Jeff Card TV. Wowe ndakwibutsa gukanda subscribe utari wayikora, ndetse no gusharinga ku bantu batandukanye. Ciao, bye.